umva Imana kibeste sa wewe ndi kureba haguruka nkubwire muhereze microphone hariya hagara aho ngaho na kibazo watela haleluya 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 usanzwe usenga ende wakoraritse agwahaye mikrofone n'ikimaze kugira ngo nabo hirya bakumve naritswe n'uyu muturanyi Imana ishimwe amen amen mama arame umutware wawe arehe ari ku kazi Imana irambwiye Satani yashakaga kugira ngo ubure ubuzima bwawe yego kandi muri uko kubura ubuzima bwawe ndabona utwite cyane ariko Satani yashaka kugira ngo upfe n'umwana uri mu nda yawe mwese mujyane aya masengesho waje gusenga uyu munsi atumije inda yawe Imana yiprotectinga kugira ngo barozi mu byumweru bibiri bitambutse amen mu byumweru bibiri bitambutse ndi kureba yego ndabona Satani yarakugabyeho ibitero yego amaze kukugabaho ibitero yego yifuzaga ko wapfa ariko Imana irakuproteje yego Imana uyu mwanya tuvugana inda yawe ifite amezi angahe yujuje 7 Satani yarashaka kuyikuramo bite setemo waviriye ku nda ryari nabiviriyeho gifite ukwezi n'igice uyu munsi uracyayiviraho rimwe na rimwe Imana irambwiye ngo ihagaze ku nda yawe Imana ishimwe Imana irambwiye ngo iguhaye umwana w'umugisha mu izina rya Yesu bamwakiriye n'ukuri kandi Imana ikuye ubukene mu rugo rwawe kuko ubuzima murimo mama nubwo gupfundikanya buragoye murakoze ujye ukunda gusenga kuko Imana ishize iherezo yego tuzamurira Imana icyubahiro cyubahiro ni cyawe Mana ujye ukunda gusenga aho Imana igushize ninde wahagukura ntawe riya baba sete wowe wambaye ishati y'umutuku uraho haguruka tuvugane aturutse he Kanyinya usanzwe unzi icyamba n'ubwa mbere umbonye bwa mbere nkubonye ninde wakoraritse umuhungu uri hariya yakubwiye ngo iki fata mikrofone tuvugane tujya duhurira ku musozi twagiye gusenga ubwo rero yaradahita arambwira tuzaze tujye gusenga Imana irambwiye Imana igukuriyeho akagambane mu izina rya Yesu amen kandi aka kagambane wari ugiye guhura nako n'akagambane katoroshe hari abantu babiri bari bagiye kugutega bamara kugutega bakagutera ibyuma kandi ibyo byuma bari bagiye kubigutera ari mu ijoro nabonaga Satani agufata wari uri ahantu wicaye ibitotsi biragutwara bimaze kugutwara bagufatiranya mu cyuho usinziriye mu bitotsi ngiye kubona marayika waje gusenga Imana irambwira ngo igukuriyeho urupfu Satani yaraguteje amen 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 ushaka watera haleluya cyane haleluya haleluya hari akazi Imana igukuyemo ikaguhereza akazi kakuruhura nivyo kabisa nararaga ijoro nyine narakazi k'ijoro wararaga akazi k'ijoro kizamu aho niho bari bagiye kuzagusanga bakagutegera yego hari umuzungu ndi kureba hari inzu y'umuzungu ndimo kureba hano yego iyo darira urarira inzu y'umuzungu yego iyi nzu y'umuzungu Imana irambwiye ngo igiye kuguha akazi yego kandi aka kazi kazajya kaguha 110,000 amen Uwiteka gukuye mu buzima bwo gupfundikanya niko avuganye nawe cyubahiro haleluya haleluya
tuzamuye icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Twongere tukizamure ntacyo bidutwaye, tuvuge ngo haleluya. Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha yaturuka he? Icyo Imana ikeneye no gusenga. Wa mugabo wowe ndi kureba waturutse he? Mu murenge wa Karama, ni mu kahe karere? Kari ka Bugesera, mudugudu wa Kagoma, ariko akagari ni ku Kibungo. Papa, uri kunyura mu buzima bukugoye. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe nziza, imigambi yawe myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyabutware rwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Hari umuntu muri iri teraniro amaze igihe kinini ababara mu nda cyane, araribwa mu buryo bukomeye, yarivuje ariko byabuze uko yabigenza. Yagiye no mu bapfumu ngo bamuhe imiti ariko ntacyo yamumariye. Ripestite morie, ahaguruke. Ni wowe? Njyewe. Wagiye mu bapfumu? Rwose nagiyeyo, ariko narinzi ko ariko ari umuntu utanga imiti isanzwe. Yamuraga ko ari imiti isanzwe. Iyo miti ni uyu munsi uracyayifite? Irahari, nta nubwo ndarayikoresha. Ndimo kureba mu nzu yawe, hari ikoti umaze iminsi wambara. Irahari ry'umutuku, rifite ingofero hano. Ndi kubonamo imiti mu ikoti gutya mu mufuka. Irahari. Birahari. Iriya miti nugera mu rugo iwawe, ugenda uyite ni kuwiteka avuganye nawe. Ukimara kuyita ntabwo uzongera kurwara ukundi. Imana ishimwe. Tera haleluya. 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 Iyi miti lelesele telebosete, ndabona n'abana bawe bari bagiye kugwara gutyo. Tambuka wegere hino nkore kuri iyo nda yawe. Murareba ku ntinda yanganye? Baturutse mu kahe karere? Sira. Kuva uyu munsi uzagaruka hano kuwa gatatu, inda itagihari izaba yaragiye mu izina rya Yesu. Ashimwe. Imana irakubohoye. Imana ishimwe. Ugenda ujugunya iriya miti. Ndayijugunya. Tisete mazatele bosete. Hari umudamu muri iri teraniro arimo ararira amarira menshi. Urugo rwe rugiye gusenyuka, agiye gukora divorce. Ahaguruke mvugane nawe. Pisetele shete. Hallelujah. Nubite kiza we sata nanje mama. Uwiteka arirahiriye, arongeye arirahiriye, arongeye arirahiriye. Amarira urarurira ku gitanda cyawe, dore umeze nk'impunzi, ufite ubwoba bwinshi. Hari umuntu wifuzaga kuzakugirira nabi, Imana irakubundikiriye, ntacyo bazagutwara.
irambwiye ngo ninkubwire ngo ubuzima ubayemo Imana irabuzi. Hereza n'uwo hirya. Wowe waturutse he? Karere ka Ngororero. Muri Ngororero? Nde wakuraritse? Iyo mugenzi wanjye, umugabo wanjye, avindimwe n'umugabo we. Umugabo wawe? Avindimwe n'uyu. Wowe ninde wakuraritse? Wambonye kuri YouTube? Nawe uvuye Ngororero? Gicukiro? Ubwo nukuvuga ngo umusaza we muhereze microphone abinsobanurire. Abagabo bacu baravukana. Baravukana mu ndimwe. Wow, ndasobanukiwe. None nawe ari muri divorce? Ushaka divorce cyangwa dusengera umugabo wawe? Shaka ko musengera kuko umutima wanjye ntago wemera gukora divorce nkurikije itegeko ryera ry'Imana. Uracyamukunda se? Ndacyamukunda. Ngiye kumukugarurira mu izina rya Yesu. Sinigeze mwanga na rimwe. Haraho nzi cyangwa n'ubwa mbere tubonanye? Ko ndagira nkubwire ngo hari Imana igiye kuza kugutabara. Amen. Umugabo wawe nawe siwe ntiyifuza ko mushobora kongera guhura. Niko bimeze. Anestitemos ndabona yarashatse undi mugore, amaze gushaka undi mugore ndabona aca connection kugira ngo mutazongera kuvugana. Yego. Niko bimeze ntago tuya tuvugana. Uyu mwanya ndimo ndareba imanza imbere yawe. Kandi izi manza zirakomeye cyane. Ariko Uwiteka agiye gushira iherezo kuri izi manza. Umugabo wawe wari uzi ko bamutwaye ubwenge? Amakuru njya nyakura ku Uwiteka Imana bigatuma ndushaho gukomera mu rugendo nkarindira isezerano yavuze icyo yavuze. Umugabo wawe bishuye 83,000. Umuntu aragenda afata umutsatsi we. Amaze gufata umutsatsi we awujyanira abapfumu. Arangije ubwenge bwawe umugabo babumukuraho ku buryo adashobora kongera kugutekerezaho icyiza. Niko bimeze. Kuko nabonaga umugabo bafata umutsatsi witwa Jadamuru. Ninde? Niko yitwa umugabo. Niwe mugabo wawe. Bamaze gufata umutsatsi we baragutwara mu bapfumu. Ngo bamare kuwutwara mu bapfumu, umugabo yahise atangira urugendo. Ndabona afata undi mugore aramukunda, barakundana ndetse bubaka urugo. Ndabona barabyaye bakora umuryango. Niko bimeze. Bamaze gukora umuryango, aho unyuze bahanyuze umuriro. Ariko hari Uwiteka ugiye kuza kukumara umubabaro. Ugende ufata amasengesho y'iminsi 2. Uyafatire umugore witwa Rosine. Rosine uramuzi? Ndamuzi. Ninde? Umukeba wanjye ni wafite ubungubu. Aya masengesho y'iminsi 2 bite seteshele. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka tutaragira tariki 15. Yego. Amarira urarurira azaba atakiri ku maso yawe. Izina ry'Imana nkagucyubahira. Icya kabiri, Imana iguteyeho umubiri. Irakoze ndabukeye. Kuko Satani yarakunyunyuje. Genda wicare kuri iriya ntebe iyi ngiyi iruhande. Uhereze Imana amashimwe, ubwira Imana ngo Mana uku nicaye imbere ariko unshyiramo b'imbere kugira ngo ntabago nkoreho igisuzuguriro. Uzamura icyubahiro cy'Imana. Uku nicaye mu b'imbere ariko icara aho ngaho, Imana iguhaye ubutware. Nkuraho igisuzuguriro. Mama sete mama. Amen. Do iyi mpeta wambaye Imana yihagazeho, iyihaye agaciro. Amen.
uracyakunda umugabo wawe? ndacyamukunda, sinigeze mwanga. Uwiteka wampamagaye agiye kugenda agere ku mugabo iri joro. Uzabona ko ruye muri iyi minsi, ntuzamutesha agaciro. Azagusaba ko muhura, uzagende kandi Vashiti agiye gusohoka, Esther asubire mu rugo. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rimako tesante. Ikera aho ngaho. Amasengesho usengera kuri iyo ntebe ni ubutware bw'uko Imana gushubije mu rugo rwawe. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo amarira yawe Imana irayazi. Ntabwo Imana yakwemera gupfana agahinda. Ninde witwa Fidele? Fidele. Tuzamura icyubahiro. Rima sete lebo sete. Uri mwiza, imbabazi zawe nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Zamura icyubahiro cy'Imana. Imana ihindura amateka yawe. Hallelujah. Imana yakugirira neza. Seketeles. Wowe ndikureba. Wowe haguruka nkubwire. Tera hallelujah. 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 Ngwino. Uri mwiza, imbabazi zawe nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, ubutwari bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Uku ungenda inyuma ni marayika urimo urakugenda imbere. Amen. Papa, Amen. Umusozi w'amarira Imana igiye kugukura. Amen. Wizeye Imana ko yagutabara cyane, yarantabaye cyane. Amazina witwa nde? Yitwa Murengera Fred. Wari usanzwe unzi? Oya, nakorera kuri YouTube. Ande bagakora YouTube. Ndi gusenga ngukiramo nka kurikirana amasengesho. Wakurikiranaga amasengesho kuri YouTube? Cyane. Waturutse he? Waturutse Masaka. Masaka. Urashaka ngo uhanurire? Ndashaka umpanurire. Fidele ko Imana igiye kukumara umubabaro. Amen. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 ukazamuka ukagera 2019, utaragera 2019 2018, ndabona hari ishuri Satani yakwigishije rigushaririye cyane kugeza n'ubu kuva iyo tariki. Iryo shuri ndimo ndareba ntabwo ari ishuri ryo muri primaire cyangwa secondaire, ni ishuri cy'ibigeragezo. Mu rugo rwawe uyu mwanya tuvugana ndiyo, ntabwo turi kumwe hano. Inyeretse inka urayizi? Iyi nka yarakuze iba nini igera naho izana imvi cyane. Iyi nka ijyamye mu rugo rwawe, kandi iyi nka mbonye ijyamanye n'agatavu kameze nk'umwana wayo. Imana irambwira ngo iyo nka irasobanura ikigeragezo cyakuze mu rugo rwawe kigera naho kizana imvi. Niko bimeze. Lema setekete. Iyi nka mbonye marayika yisuka haside. Amen. Inka irapfa mbona uratabara. Amen.
watangiye kunkurikirana ryari kuri YouTube? nari maze amezi 2 ngukurikirana n'abandi mu butayu nkagukurikirana n'abandi ku kazi nkagukurikirana. Niki cyagufashije? Icyamfashije gutangira kukubona nakubonye uri kanyarira uri kwigisha kanyarira amezi uko nguko numva ijambo ari n'ahandi mwari muri abasore ari abagabo 3 muri kwigisha gutabarwa k'umuntu umwe asobanura mu cyongereza ndasobanura mu kinyarwanda. Kangufashe rero kuva uyu munsi. Amen. Ufite amarira mu rugo rwawe cyane ahora buri munsi. Aya marira urimo urarira mu rugo rwawe. Amen. Kuva igitariki. Amen. Tuzongera kuyarira. Haleluya. Haleluya. Nitwa Prophet Manivuga ndo umuhanuzi w'Imana. Amen. Satani mbonye yarafashe hagati yawe n'umugore wawe yashize mu gwangano, mbona umugore afashe icumba cye nawe ujya mu cumba cyawe, umwe ararukwe n'undi akararukwe. Bimaze imyaka 10 buri wese ararukwe. Muri uku kurara ukwe nawe ukararukwawe, hari ijoro rimwe ryari kuwa 6 ndabona yaragiye kugutera icuma n'Imana yahabaye. Vugira kuri mikrofone nkumva. Nk'uko ukwezi kwari kurangiye. Nk'uko ukwezi kwari kurangiye yaragiye gufata icyuma cy'intere none ahita afata urutoki abarirwa nkubita mu jisho. Lasitema. Ndiriya joro ryari kuwa 6. Hari kuwa 6. Yego. Ryari kuwa 5 nimugoroba buracyari kuwa 6. Imana irambwiye ngo niyo yakurokoye papa. Cyane nari mvuye gusenga mvuye mu butayu nawe. Uyu mudamu ndimo ndareba mwabanye umukura mu buzima bubi ageze aho amaze komera neza utangira gusuzugurwa cyane. Ndabona yari yarubatse urundi rugo, ndabona yarasa n'ufite undi mwana. Yari afite urundi rugo, ejo bundi umugabo baramwica arapfa. Uhita ufatiraho uramuzana. Oye twabanye ntazi ko afite umugabo, nza kubimenya nyuma. None turakomeza turabana, ejo bundi umugabo aramutegera ngo baramwica bafunga n'abana be. Nabimenye ndi ku kazi, we ajya ntegeza nambwira yuko yanagiyeyo. Aza kumbwira yuko ari yo ngo umugabo we. Hari company isa niza abanyamerika. Niyo nkoramo. Niyo ukoramo? Kaduha Imana icyubahiro. Kuva uyu munsi. Amen. Imana irambwiye ngo ugishika mu rugo rwawe madamu agiye gupfukama gusaba imbabazi ndo umuhanuzi w'Imana. Ikiriza haleluya. Amen. Imana igiye kumuha agakiza. Amen. Kandi niko nkeneye. Nugera mu rugo iri joro uramufumbata ndabihanuye nk'umuhanuzi w'Imana. Tera haleluya. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Dutere haleluya. Ongera utere haleluya. Papa, Imana wasenze irakwibutsa. Imana wasenze kumaza umubabaro. Dore no mu kazi wari ufite intambara. Zarize hare. Yesu azi gukuriyeho. Ndaje mu mwanya ndasengera abantu babohoke, nawe uraza kubohoka muri abo bantu. Imana igiye kugukuraho umwuka bari baragusize. Mwanyemerera tugahimana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Reba umuntu mu maso mubwire ngo nta muntu wasenze Imana ujye upfana agahinda. Nta muntu usenga Imana ujye upfana agahinda. Icyo Imana igusaba ni ugukizwa, ibindi byose Imana izabigukorera. Ukareka ubusambanyi, ukareka kunywa inzoga, ukareka amatiku n'amacakubiri. Yesu aragukunda. Mwohereze ikiganza ubwire ngo nawe Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda. The best Samson. Ongera umubwire ngo Yesu aragukunda. Wikwigirira nabi Imana iracyagufiteho umugambi. Papa, Imana igiye kugutabara. Nzi ko mu bantu bazatanga ubuhamya vuba mu byumweru 2. Nzi ko uzahagarara ku musozi na madamu wawe kuko mbonye umudayimoni wari uri mu rugo rwawe Imana imusohoyemo. Mbarizo umuntu muri kuba ngo Yesu agere mu rugo rwawe.
Yesu agere mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Imana igere ku mugabo wawe, Imana igere mu bana bawe, Imana igere kuri fiyanse wawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana iravuze ngo iguhaye ububasha bwo gutegeka ibyo byakunaniye. Imana iguha ububasha, akazi kakumvire, amafaranga akumvire. Yene setelebo sete Aho. Imana iguhaye ububasha bwo gutegeka ibyo bintu byari byarakunaniye. Imana iguhaye ububasha, icyo Imana igusaba ni ugusenga ugakizwa. Ukizwe mukorera Imana. Babazwa n'abantu batagishaka Yesu. Reba umuntu mu maso umubwire ngo nudasenga uzaseba ukwiri kuri iyi si. Nudasenga uzaseba ndogo yawe. Tuzamura icyubahiro kimwe. Hallelujah. Iyo umuntu asenga ntabwo ajya kugwa n'isoni. Iyo umuntu asenga ntabwo Imana yakwemera ko apfana umubabaro. Iyo umuntu asenga amateka ajya ahinduka. Tineza atoshe anobesi. Ongera igihe cyo gusenga ureke kudamarara. Biho mu buzima bw'amarira gusa, none uricaye uraryamye. Imana irambwiye ngo ongera usenge. Yicarire nta kibazo. Ongera ugire gute. Ibibazo byose uri kunyuramo mama, ni wowe uri kubyitera. Imana irambwiye ngo ongera ushake Imana, ibibazo byereke Imana, utindane n'Imana, urebe ngo ari amarira ari mu rugo rwawe Yesu arayakuramo. Aza kugusengera Imana. Dore wari ushaka kwiyahura ariko Yesu arahaba. Ama ntabwo uzapfana umubabaro, ihangane. Kwiyahura si umuti w'ikibazo, kwiyahura si igisubizo. Ari ahantu umuntu agera kumva isi arayanze kubera ubuzima. Thank you Lord. Wowe ndi kureba wambaye akanuza gatukura, haguruka nkubwire ngwino hano. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga Imana ishyize mu ruhanga izamurikira abantu benshi inyenyeri. Muri wowe harimo impano yo gukorera Imana, ariko abantu benshi bahora bagutsikamira ngo utagira aho ugera. Ndasenga Imana ugiye kuba umuriro, hari itanura ry'urumuri Imana igiye kukwakiriza. Uhora mu buzima ushakisha ariko ntacyo ufata, ariko hari igitondo mama. Yesu ashimwe. Usanzwe usenga? Ndasenga. Nahoze ndi umusiramu. Wahoze uri umusiramu? Assalamu alaikum mama. Narabatijwe. Warabatijwe? Narabatijwe muri ADPR. Ariko nabwo ari umuntu umbwiye ati iwawe bimeze nabi jya mu gakiza. Wavuye muri Isilamu kubera ibintu byari bikaze? Nuwambwiye ati kubatizwa ubwo mfatiraho nyine duko. Ayiwe. Bivamo nigira mu naho mvuga igitangaza. Umunsi wavuye mu idini rya Isilamu ukajya mu dini ry'abarokore, bahise bakuroga. Ngo bamare kukuroga, ndimo ndareba mu nda yawe, mu gifu cyawe harimo ikintu kimeze nk'umugozi ukuziritse. Uyu mugozi ukuziritse urabona ahita iyo riri risohora imyanda. Ndabona barakoze ibintu bararifunga, bavuga yuko udashobora kuzongera gusubira kuri tuwarete. Bimeze niko bimeze. Umaze igihe kingana iki utajya tuwarete? Tanga kurya nk'umeze nk'utwite umuntu w'umukecuru bakavuga ngo ndatwite nkamwara nkahisha. Iyegereze mikrofone utwumva. Sinzi kuvugira kuri mikrofone. Ihangane. Ubwo uhora utwite. Mpora nipfunwe kandi sindibwa, ariko ameze nkaho harimo ibintu narya nkarya rimwe kandi nkahora ameze nk'utwite
mukanya ugiye kujya kuri tuwarete byose ubisohore mu izina rya Yesu. Amen. Urasohoka hano uri mu mashimwe mama. Nukuri nakoze kubona umuntu mukuru bavuga ngo aratwite nanjye biranyica cyane. Umura. Sigiye kurangira mama. Amen, amen. Tuheye se cyubahiro wapfuye akazuka. Abana bawe babateje umwuka w'inyatsi barakora ariko ntacyo bageraho. No hanze bari ariko ntacyo bageraho. Pole sana, uyu munsi wa mugozi turawuca mu izina rya Yesu. Icyubahiro. Tuzamura icyubahiro cya Yesu umugabo w'Imana. Mama ndakumva. Hari umwana navuga ni umusore ufite agahinda n'amarira ye cyane, uhora umuhangayikiye amanywa na nijoro. Ndabona abantu bamwijeje ibitangaza ariko ntacyo bakoze. Nta na kimwe avuye hajya gukora hanze y'igihugu. Kandi ahantu ari ndabona ashaka no kugaruka kuko ariho mu buzima bwamuyobeye cyane. Ndabona abantu bamuhamagara nka kampani agiye gukorera kandi mwizeza amamiliyoni ariko uyu munsi yabuze na tike y'indege. Umwaka wose aricaye kandi umuhanga yarize. Ebo umuntu mu maso mubwire ngo icyiza ni ugusenga. Mama uyu mwana wawe nonaha Imana igeze kumukoresha we. Amen, amen. Imana igeze kumukoresha we. Hari ibihumbi 800 bagiye kumuha. Umubwire ndi kugutumaho aya mafaranga bagiye kumuha azibuka afatemo ibihumbi 100 agura intebe abantu b'Imana bicare kuko urabona ko bicaye hasi. Umubwire ko ari ko umuhanuzi yavuze kandi arayabona mu minsi mike wojya kwiyicarira. Haleluya. Munyemerere tuzamurire Imana icyubahiro. Fata ku mutima wawe mu butwari nahawe n'Imana, umutima wawe nusohokemo amarira n'agahinda. Intimbo ugendana mu mutima Imana izigukurireho. Umubabaro ubana nawe mu mutima wawe ntuzakugarukeho ukundi. Alasete de boshete. Imana icinzira mu buzima bwawe. Urakoze Yesu. Mwene eda sans. Owe. Wena waturutse. Hagarara aho ngaho tera haleluya. Haleluya. Uheruka kwa muganga ryari? Iyegereze mikrofone. Kuri 23 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 7. Hari ingwara bagusanzemo? Barayivuze. Igitondo kimwe hari umuntu watwaye amazi yawe. Amaze gutwara amazi yawe, yego, bari bamugutumye aturuka mu cyaro. yego, ayo mazi arayafata ayajyana muri firigo. yego, ayo mazi wari umaze kuyakaraba, yego, ngo yajyane muri firigo. Uko amazi akonja, aravuga ngo uko aya mazi akonja nk'urubura ariko umubiri wawe uzajya uhora ukonje. yego. Ibyo bintu mvuga bimeze bite? Ndakonje umubiri wose, nagiye no kwa muganga bancisha no mu cyuma barambwira ngo nta ndwara mfite. Barizo umuntu muri kumwe ngo washatse Imana ko ari ishobora byose. Uyu muntu amaze gukora ibi bintu, umubiri wawe wamaze kuba barafu. Yego. Kuzuba ubukonje wagira ngo bagusutseho amazi y'urubura. Bankonje. Nta n'ikintu gishobora kurya muri wowe. Kuva uyu munsi wa none ngo ukuye muri ruriya rubura Imana igaruye ubuzima bwawe. Haleluya. Ufite igikomere watewe n'umugabo.
Yego. ufite umwana Ndamufite. ko mbona umugabo mutabana ntabwo mubana Ntabwo tubana. ko mbona nta n'icyo agufasha Ntacyo. ayiwe genda wambara agatimba Imana ikwambitse mu izina rya Yesu. Haleluya. Umusore uzaza kugutereta ejo Yego. kwa gatatu uzamunzanire hano. Yego. Sawa. Aho ikindi ntega amatwi hagarara untega amatwi ufata amasengesho y'iminsi 2 barokore muri hano impamvu abantu benshi musenga mugahora mu ntambara muvugana n'Imana ariko mugahora mu byaha ntabwo Imana yagutabarana n'ibyaha ugomba kubanza ugakizwa Imana ikagutabara ibona ukiranuka ufata amasengesho y'iminsi 2 uzayarangiza Imana igira gutyo kubera ko uri ku musozi umeze nk'uri kwandagara nta hantu ufite ho kuba n'abantu batukurikiye gukizwa nabi bitera umwaka aho waba uri hose ukeneye Imana ubuzima bwose waba ubayemo ukeneye Imana amashuri wagira udafite Imana ntacyo yakumarira icyongereza wavuga udafite Imana ntacyo cyakumarira imodoka wagendamo udafite Imana ntacyo zakumarira ubuzima bwawe shira Imana imbere herezo mu kiganza umubwire ngo Yesu abanze mu byo ukora byose ritese malate abicaye hasi mwihangane Imana ntizabure kwibigenza mama bana Yesu asifiwe waturutse Naturutse Muhanga. Imuhanga umwaka wa 2017 hari umunsi abantu bahagaze ku musozi ngo bose bakurebe kuntu ugiye guseba barebe kuntu ugiye kumwara Nibyo. abantu benshi baravuga ngo reka baguhugwa amenyo mama Imana yarakwimanye yanga kusuzugurwa n'umwana w'umuntu ndagira mvugane nawe mbonye wari uri ahantu urimo uracuruza umuntu yafashe umweyo uyu bakubuza ari mu gitondo ico gihe ntabwo wari wakageze ku kazi kuko ndabonaga warakunda kuhagera saa 2 na saa 3 azinduka mu gitondo saa 10:45 aragenda imbere y'iduka ndi kureba ryari ripakiyemo ibintu byinshi bidasanzwe afata umukubuzo anyanyagiza hivi imbere y'uwo muryango aravuga ngo uko nkubuye irivu rigatumuka ubucuruzi bw'uyu mudamu wari ufite abakiriye niko yabutumuye wahombye mu bintu udatekereza mama uko byagenze kuva uyu munsi Imana iguhaye imikorere mu izina rya Yesu. Icya kabiri buri mwana wese waturutse mu nda yawe ntabwo azigera yandagara Imana yubakiye abana bawe kandi kuva uyu munsi ubabwire ngo Imana igiye kubaha akazi ariko ntimuzibagirwe Imana ukunde gusenga mu gusenga kwawe harimo ari ikintu ntahanuye kuko ndi umuhanuzi mukuru uze kuzana indangiza amateraniro njye kubwire kuko hano turi kuri kamera kandi hari ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga uze kunshaka njye kubwire mu izina rya Yesu tuzamurire Yesu icyubahiro haleluya gira mugenzi wawe ngo Imana ishoboye byose Debora Imana ikurinze kumva telefone mbi mu matwi yawe kandi iyi telefone yari igiye kuba mu minsi 13 Imana ikurinze amarira wari ugiye kurira menshi kandi Imana irambwiye ngo hari urugamba ruri imbere yawe rukomeye Imana igiye kugutambutsa
Imana irambwiye ngo hari isoko wavomeragaho Satani yarayifunze, ariko Imana igiye kugufungurira iriba rifatika kugira ngo umutima wawe wuzuremo amashimwe. Yesu aguhumuje. Tuzamura icyubahiro cye. uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umuhengezi wanjye, uri igihome cyanjye, turaryama twiziguye kuko utubereye amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba. hari umuntu warose imbwa imwirukaho iri joro, ahagarare. Imbwa yakwirutseho nijoro ishaka kugufata mu maguru ngo ikurye, uze guhagarara mvugane nawe. Mu minsi mike warugiye kujya muri gereza, kandi ukajya muri gereza uzize umwana w'umukobwa. Imana irambwiye iyo mbwa ni umwuka Satani yarakugabyeho, ukazabyara icyaha bikarangira bagushize muri gereza. Imana ikurinze gufunga imyaka 25. Hallelujah. Tuzamurira Imana icyubahiro. Hallelujah. Imyaka 20. Mama genda ujye kubirangiza, Imana icakayira aho. bakumpere microphone. Murakoze, naturutse ku murenge wa Gitega. Murenge wa Gitega ni mu mujyi wa Kigali. Nidusoza iteraniro uze kuza mvugane nawe. Kandi ndashaka uzafata amasengesho y'umunsi umwe, ndaza kukubwira impamvu ugomba kuyafata. Ufite amahirwe menshi, opportunity nyinshi, ariko uyu ugeze final amahirwe akunyura mu myanya y'intoki. Yego. Tega ikiganza cyawe cy'uburyo, usutse amazi mu kiganza yareka cyangwa yanyuramo akagenda. Yareka ntabwo yagenda. Urabona yareka amazi yawe? Ndabona hano yareka, ariko sinzi niba yatambuka. Ufite umudayimoni w'inyatsi udashaka gutuma hari icyo wageraho. Yego. Ndashaka kugusengera Imana ikagukuraho umwuka w'inyatsi, ugakora ugatera imbere nk'abandi. Yego. Reka mbabwire bene data muri iri teraniro, niba ari ikigeragezo kibi ni ugukora ugakorera ubusa, amafaranga akaza akakunyura mu myanya y'intoki, ukibaza kuki mpora mvunika, kuki ntacyo ngeraho, uba warasatiriwe. Ndaje ngusengera Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Amen.